narakurebye ndakwitegereza nasanze uri mwiza. Umuco ni ururimi ni umuco. Igihugu kitagira umuco kiracika. Abanyarwanda babivuga bo neza bati agahugu katagira umuco karacika. Mu yandi magambo, nta bene rurimi, nta bene gihugu bavuye ku muco wabo, baretse ururimi rwabo. Aho abantu benshi barimo kwimakaza indimi mvamahanga, twebwe hano rero ku Musizi Rutikanga, YouTube channel Musizi Rutikanga, twimakaje gusigasira ikinyarwanda kigendana n'uwo muco nyarwanda, kubera yuko ururimi rw'ikinyarwanda hagati ushyiremo akamenyetso kabiwanye umuco nyarwanda mu buryo bumwe cyangwa ubundi, niba ariko navuga. Banyarwandakazi rero nongeye kubashimira, muraho baye ikaze, nimwigire hino dutarama agati gaturika kandi kamere. Njyewe ni Umusizi Rutikanga rwogugwa bicumanwa amaco macanye mudatengwa biteka, ndika gapfubye karirwa n'utundi. Twatangiye igitabo cy'uwitwa Mama Teresa Kamugisha kigira kiti ubunyarwanda n'ubukristo, ubukristo n'ubunyarwanda. Ni igitabo abantu benshi basabye yuko tuzaganiriraho, nyuma yo kubona yuko rwose abakunzi biyicano abenshi bashyigikiye umuco nyarwanda kudacika aho gukomeza gusugira. Baravuze batariko nyabona Rutikanga, hari ibintu byinshi twakabaye tuganirizwa ku bigendanye n'umuco nyarwanda. Byaba byiza rero igitabo cya Mama Teresa Kamugisha ukizanye hano kuri icano. Kubw'ibyo rero nshuti bakunze, nagira ngo munyemerere duhere ku bijyanye n'imihango y'umuntu cyangwa imihango n'umuntu muri rusange. Yego, turebye ku mutwe wa kabiri ugira uti imihango y'umuntu, hari igice cya mbere kigira kiti umuntu n'undi muntu. Umuntu n'undi muntu bari babanye bati mu muco nyarwanda cyangwa kubaho kinyarwanda. Nituvuga kubaho kinyarwanda, hari ururimi bundi nk'ikinyarwanda, ururimi rw'ikinyarwanda, ariko hari no kubaho kinyarwanda, ibintu bya kinyarwanda. Ni ukuvuga ngo imico, imigirire, imitekerereze ni ya kinyarwanda. Muri kinyarwanda itandukanye na kirundi. Urumva ko ikinyarwanda ni ururimi ariko rw'abanyarwanda babayeho kinyarwanda. Ngira ngo ibyo birumvikana. Umuntu n'undi muntu, hari imigenzo cyangwa imiziririzo yerekeye ikinyabupfura ariko ikaba nta ngaruka ifite. Katurebe n'ingero hano eshanu zibigaragaza neza. Iyo miziririzo yerekeye ikinyabupfura ariko nta ngaruka iri bugire, bivuze ngo umuntu utari bwubahirize iyi miziririzo nta ngaruka biri bumugireho. Icya mbere, kirazira kurya babyina cyangwa baririmba. Cya kabiri, kirazira gutera undi ingata cyangwa ikibo. Mu muco wa kinyarwanda ibyo ntibyemewe rwose. Cya gatatu, kirazira gusukira undi unyujije amazi mu nkondo y'igicuma. Kane, kirazira guhereza undi kintu ugicishije imugongo. Cya gatanu, kirazira gutera undi imbuto ubiba. Banyarwandakazi, ngira ngo uyu ni umuco nyarwanda. Iyi ni imiziririzo ariko idafite ingaruka. Iyi ni imiziririzo ariko idafite ingaruka. Nshuti bakunzi banjye bo Musizi Rutikanga muri rusange, nagira ngo muri comment box cyangwa se muri umwanya wahariwe ibitekerezo wandike ugaragaza kari bwonko kawe uko byumva mu bijyanye n'imiziririzo turi kugenda tureba. Wandike uko byumva mu bijyanye n'ubu bunyarwanda ndetse n'ubukristo, mbese igitekerezo cyawe ni inyamibwa. Reka rero dukomeze. Teresa Kamugisha yavuze yuko iyo miziririzo ari ikomeza ubupfura gusa,
ubundi nta ngaruka igira, nta ngaruka yindi itera usibye kwiyaka agaciro ku muntu. Mbese waramuka ubyirengagije ukabirenza ingohe, ukaba wiyambuye agaciro. Ubwo rero bakabona bakwita imfura mbi, ukaba ubaye imfura mbi, ubwo ntabwo uri imfura y'u Rwanda niba ariko nabivuga. Hanyuma rero ku ngingo ya kabiri, tumaze kureba imiziririzo yerekeye ikinyabupfura ariko nta ngaruka, hari ingingo ya kabiri igira iti kwiyifuriza cyangwa kwifuriza undi ineza. Batanzeho ibitekerezo 4, reka turebe ibyo ari byo. Iyo wibagiwe uwo uvuze akaba atari we washakaga kuvuga, uragira uti nyanaka yo kavugwa. Nyanaka yo kavugwa, icyo ni ikinyarwanda. Muhe urugero se kandi, nimba murimo kuganira muri babiri, hanyuma ukaba ushaka gukomoza ku muntu witwa Peter cyangwa Pierre, gusa ugashiduka wavuze Ndahayo. Aho ngaho ni byiza yuko uri buhite ukoresha interuro igira iti ni Pierre yo kavugwa, nyanaka yo kavugwa, Pierre yo kavugwa. Kabiri, gukarabira ku ntoki z'uwo wigisha gucuranga ngo abimenye. Icyo ni icyifuzo cyo kumuha ubumenyi. Gatatu, gusubiza imbuto nke ku muntu ukuguriye, ni ukumwifuriza guhorana isaga ry'imyaka. Icya kane rero, abishywa ntibabana cyane na ba nyirarume. Uwazashaka impamvu aho rero si uko bicaho ngo nibamara kuburanirwa batazabisunga. Icyo ni ikibazo. Kwa nyokorome uhagenzwa nuko nyoko akize. Uwo muco rero wo kwitwaza abishywa n'ubusambo bwo gushaka kwiharira. Kwiyifuriza rero no kwifuriza abandi byiza ni umuco mwiza cyane wakaranze Abanyarwanda ndetse no mu kiragano cya none. Reka turebe ingingo ya 4, ibizira bindi. Ubundi bindi bizira ni ibiki? Nibibutsa yuko turi kureba umutwe ugira uti imihango y'umuntu. Kuri uyu mutwe w'ibizira bindi nagira ngo tukomoze ku bintu bitatu. Icya mbere, urumwe n'imbwa yasaze bavuga ko asara. Ugomba rero kwikingira bwangu. Umuntu warumwe n'imbwa yasaze agomba kwita yikingira bwangu kugira ngo adasara. Ibi byo nibyo koko, ibyo ni ibizira. Icya kabiri, urumwe n'umuntu usamba ajya gupfa. Umuntu uri murasamba arimo arapfa birumvikana, yamukuriramo indwara imwishe nawe akabona agapfa. Ese nibyo koko? Abakuru mutubwire. Ibitekerezo byanyu Abanyarwandakazi biremewe. Aho hasi rwose hagenewe ubutumwa. Abanywanyi bategetswe gukomera ku masezerano, ubwo ndabari igihango, kuko iyo babirahiriye mu maso y'abantu n'Imana bigomba gukorwa. Ubwangaha umwanditsi yashatse gukomoza ku bijyanye na bya bindi byo guhana igihango mu muco nyarwanda. Abantu rwose bagahana igihango, ubwo bakaba bagiranye isezerano ridakuka, bakaba abanywanyi. Ibi ngibi rero umwanditsi yavuze yuko uyu ni umuhango ukomeye cyane, kubera yuko buri umwe wese aba agomba gukomera ku masezerano, kubera ko ntabwo biba birangiriye hariya, ahubwo imbere y'Imana n'abantu baba bagiranye isezerano. Ngaye nguko. Hanyuma rero nshuti bakunzi b'umusizi Rutikanga, nimunyemerere dukomeze tuganire rwose kuri ibi bintu bigendanye n'imihango y'umuntu. By'umwihariko rero twari tumaze kureba ibijyanye n'imiziririzo. Imiziririzo yerekeye ikinyabupfura ariko nta ngaruka ifite. Umuntu uri burenge kuri uwo muziririzo
akaba atari bugire ingaruka runaka. Kuri iyi nshuro rero reka noneho turebere hamwe umuntu n'umugore bari babanye bate. Umuntu n'umugore, ese ibi bintu birundi bishatse kuvuga iki? Umuntu n'umugore? Reka dusobanukirwe cyane, turusheho gusobanukirwa. Bahereye ku binyoma. Ibinyoma byagiye bivugwa cyangwa se na n'ubu bikivugwa ku bigendanye n'umuntu n'umugore cyangwa n'umugore. Ubundi kuvugira uruhande rw'umubyeyi ko abyaye umuhungu bishobora kumutera kubyara abahungu basa. Ni ukuvuga ngo umubyeyi iyo yabyaraga akaba hari umuntu waje iruhande rwe akavuga ngo ubyaye umuhungu, icyo gihe byacuraga yuko uwo mubyeyi azajya ahora abyara abahungu gusa ubuziraherezo. Ariko umwanditsi we yahise asa nk'unyomoza iyi ngingo, arabaza, atangaho ikibazo ndetse cyatuma buri wese nawe abyibaza. Yaragize ati kuki ababyara abakobwa basabo cyangwa se abahungu basa badakoresha ayo mayeri? Icyo kibazo nawe wakibaza. Avuga ko rero ibi ngibi ari ibinyoma bishaje rwose, ndetse atanga inama avuga ko abakristokazi bagomba guhesha inda zabo umugisha w'Imana. Nibyo by'ingenzi, guhesha inda yawe umugisha w'Imana, ugasenga ugasaba Imana kukurinda no guha umugisha umwana utwite. Icyo nicyo cy'ingenzi. Hanyuma umuntu n'umukobwa, ubwo tuvuye ku mutwe ugira uti umuntu n'umugore, twari twahireye nanone ku mutwe ugira uti umuntu n'undi muntu. Umuntu n'undi muntu, umuntu n'umugore. Tugiye ku cya gatatu, umuntu n'umukobwa. Bagize bati ntawe ubuzwa kurongorwa nuko bamugeze intorezo byonyine. Ni ukuvuga ngo mu muco nyarwanda bavugaga yuko umukobwa yabuze umugabo cyangwa se atarongowe bitewe nuko bamugeze intorezo. Ubwo ni ukuvuga ngo umukobwa iyo bamugeraga intorezo ntabwo yarongorwaga rwose, ntabwo yarongorwaga. Rero ubundi ahari kera hari uwo bigeze kwigera aragumirwa, wenda birashoboka. Rero bahereye kuri izo ngingo yuko hari aho byigeze kuba, nenderaho kuvuga batyo rero yuko iyo umuntu bamugeze intorezo atarongorwa. Kandi ubundi nyamara wasanga yari afite izindi mpamvu zatumye agumirwa, wenda bitewe n'ingeso mbi ze cyangwa se indwara. Ni ukuvuga ngo rero ahangaha ni ibintu byakomeza kwibazwaho, niba koko umuntu w'umukobwa wagezwe intorezo atarongorwa cyangwa se agumirwa. Icya kabiri, ku bigendanye n'umuntu n'umukobwa, umwungu n'ibihaza bifite bubasha ki bwazinga umukobwa? Umwungu n'ibihaza, ese ubundi buri umwungu n'ibihaza ni bimwera? Iki ni cyo kwibazaho nanone. Ubwo ababifiteho ubumenyi bwimbitse cyangwa se ubumenyi bwabo biremewe neza cyane rwose kuduha igitekerezo. Umwungu n'ibihaza bifite bubasha ki bwazinga umukobwa? No kuvuga ngo izi mbuto uko ari ebyiri cyangwa se izi mboga uko ari ebyiri zakoreshwaga mu kuzinga umukobwa? Nyabuna abo mu biragano byashize batubwire, ndetse n'abafite ibitabo basomye bivuga kuri iyi ngingo batubwire rwose, badusangize ibitekerezo byabo, biremewe cyane. Hanyuma turebye ku ngingo ya gatatu ku birebana n'umuntu n'umukobwa, umwanditsi Kamugisha yavuze ko nta kibuza umukobwa ubundi kuba umugore iyo yibwe. Kwibwa nta kundi ni uguterurwa. Mu muco nyarwanda rwose byari bikemewe. Umwana w'umukobwa wanze kurongorwa n'umusore naka, wanze kurongorwa na naka w'ibunaka, akaza bakamuterura bakamujyana rwose, nta n'ibindi bintu barengejeho, nta n'ubundi busobanuro asabwa gutanga cyangwa se basabwa gutanga. Rero yavuze ko nta kibuza umukobwa kuba umugore iyo yibwe.
ubwo ni ukuvuga ngo iyo yibwaga akajyanwa yabaga abaye umugore, ubwo kabaga kabaye. Ariko rero hari ibimenyetso byerekanaga yuko umukobwa yanze kurongorwa. Ibyo bimenyetso ni ibihe? Ubwo yabaga yerekana ati njye ntabwo nshaka kurongorwa, akabyereka ise cyangwa nyina cyangwa se abandi bo mu muryango. Umukobwa yakamaga inka, ubwo ni ugukama inka, akaba ari ikimenyetso ntakuka cyerekana yuko adashaka kurongorwa. Icya kabiri ni ukuvugiriza. Gatatu ni ukurira inzu. Iyo umukobwa rero abikoze ibyo bintu bitatu tuvuze, ubwo aba ahakanye neza rwose. Ibyakozwe rero byose bigapfa ubusa kubera yuko yanze kurongorwa. Hanyuma rero ku kagingo gasa nk'agasoza agana hasi, umwanditsi Mama Teresa yavuze yuko kumara amavuta ntibiba ngombwa iyo byagenze bityo. Kumarana amavuta ntibiba ngombwa, ntibiba bikiri ngombwa iyo byagenze gutyo, mu gihe umukobwa yanze kurongorwa. Bamuteruye bamujyana kwa naka ku ngufu ngo ajye kurongorwa, ariko agezeyo hanyuma bagiye mu muhango wo kumarana amavuta. Umuhango wo kumarana amavuta tuzawuganiraho mu bindi biganiro biri imbere. Ariko ntabwo nabura kuwukomozaho kubera ko urumva hari ushobora kumva yuko umukobwa yangaga kurongorwa hanyuma no kumara amavuta ntibibe bikibaye, hanyuma ugasigarana ikibazo kivuga ngo ubundi ese kumarana amavuta kwabaga ari gusobanuye iki, kwabaga ari ibiki, byabaga ari ibintu biteye bite. Kumarana amavuta ahangaha rero ni ugukirana hagati y'umusore n'umuhungu mu gihe barimo gusa nkaho barimo gutegura igikorwa cyo kubaka urugo, niba ariko ntavuga. Abantu bashyingiranwe bageze ikambere hanyuma bagiye kumarana amavuta. Mbere y'ibindi byose barabanza bamarana amavuta, babasige amavuta y'ikimuri, amavuta y'umubiri wose, hanyuma bagende bamarana amavuta base nk'abakirana, niba ariko navuga. Mu mvugo z'ubu twabyita twabyita subwo iki, ni nko gukina agahinde. Nyanumva bajya babivugisha abana cyangwa se urubyiruko muri rusange kumva ngo barimo gukina agahinde. Ni nko gukina agahinde kuko ibi biganiro byacu binakurikirwa n'abana cyangwa abantu bagifite n'imyaka iri hasi ya 20 cyangwa se munsi ya 25. Ntabwo rero benshi baba banasobanukiwe n'aya magambo cyangwa se ibi bikorwa byaragiye biba mu muco nyarwanda, kubera ko kiba ari ikinyarwanda kijimije. Biba byiza rero iyo tubikomojeho kugira ngo birusheho kumvikana. Yego rero uyu muhango wo kumarana amavuta, bundi umwanditsi we yavuze ko ari n'amanjwe, byari amanjwe rwose nk'uko byavuzwe mu byerekeye gushyingirwa. Ngaye nguko ubutaha rero tuzagaruka tureba ku bijyanye n'umuntu n'umwana. Mbibutse rero yuko twari turi kuganira ku bijyanye n'umutwe wa kabiri muri iki gitabo cya Mama Teresa Kamugisha. Umutwe wa kabiri ugira uti imihango y'umuntu. Uri kumva yuko ni imibanire, ni imihango, ni ubuzima bwa rubanda buri munsi abantu babanye bate, imiziririzo. Mbibutse ko tutatangiranye, mwibutse yuko twari turiho tuganira kuri iki gitabo cya Mama Teresa Kamugisha, aho twabonye ku mutwe wa kabiri imihango y'umuntu tubona ingingo zigera muri enye. Iya mbere ni umuntu n'undi muntu. Ese umuntu abasha kwifuriza neza mugenzi we gute? We abasha kwifuriza neza mu buhe buryo? Hanyuma icya kabiri twabonye ku ngingo igira iti ibizira ibindi bizira. Ubwo ni kuri miziririzo yerekeye ikinyabupfura nta ngaruka. Hanyuma ku ngingo ya kabiri twabonye ibijyanye n'umuntu n'umugore, imibereho y'umugore. Icya gatatu twabonye ibigendanye n'umuntu n'umukobwa,
ngayo nguko rero nimunyemerero nimunyemerero ducumbikira ahangaha, hanyuma ibindi tuzabiganiraho ubutaha. Munize amatwi, munize umwanya, ubundi tugaruke tujye tuganira ku bigendanye n'umuco nyarwanda, imiziririzo nyarwanda, amahame nyarwanda, cyane yuko buri muntu iyo atazi yava atamenya n'iyo ajya. Kandi umuco ntugacike rwose. Gihanga tujye tumwubaha, Gihanga wahanze u Rwanda tumuheshe ishema, Gihanga wahanze u Rwanda aho arakoma amashyi. Ngayo nguko banyarwandakazi rero ndabanezerewe, nimutengamare, nimukomeze mugubwe neza. Ibindi biganiro nakagaruka. Mbibutse ko umuntu mushyashya waje kuri iyi YouTube channel, Umusizi Rutikanga, nagusaba gukanda subscribe kugira ngo ibindi biganiro bye bikugeraho hakiri kare, ndetse kandi wibuke gusharinga cyangwa gusangiza abandi bantu iki kiganiro. Icya gatatu, muri uwo mwanya wasigiwe gutangamo ibitekerezo, ndagusaba rwose kwandika igitekerezo cyawe kugira ngo tubone ibyo twahindura, kugira ngo umuco nyarwanda usigasirwe, kugira ngo tubone yuko nibura twashyira itafari mu kubaka umuco nyarwanda no kuwusigasira. Ubusugire bw'ubunyarwanda, ubusugire bw'umuco nyarwanda bukomeze bubeho. Ngayo nguko rero mwishyuke, amahoro atari amagumirane niyo mbifuriza. Naho nge ni Umusizi Rutikanga Rwoguga bicu.